Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwambuye uburenganzira bwo gukora impuzamatorero Grace Ministries rya Pastor Julienne Kabanda nyuma yo kutubahiriza ibikubiye mu itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Itangazo rya RGB rivuga ko Grace yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga bihabanye n'ibikorwa n'intego zayo nk'uko bigaragara mu mategeko shingiro yayo. RGB ivuga ko imiryango yose yanditswe isabwa gukora ibikorwa bijyanye n'intego zayo kandi ikagenzura neza ko ibikorwa bye byose bijyanye n'intego nyamukuru yagaragajwe mu gihe cy'iyandiko. Gukora ibikorwa binyuranye n'ibyasabiwe uburenganzira bituma hafatwa ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi, harimo no kwamburwa icyangombwa cy'iyandikwa cyangwa ubuzima gatozi igihe bibaye ngombwa. RGB yagize iti imiryango yose ishingiye ku myemerere igomba guha agaciro icyangombwa cy'ubuzima gatozi yahawe no gukurikiza ibiteganywa n'itegeko ndetse n'amabwiriza bigenga iyi miryango. Igikorwa cyo kugenzura ko amategeko n'amabwiriza byubahirizwa kizakomeza mu rwego rwo guteza imbere umuco no kubazwa inshingano no gukurikiza amategeko mu miryango ishingiye ku myemerere. Grace Ministries iyoborwa na Pastor Julienne Kabanda ikorera i Nyarutarama. Ni rimwe mu matorero afite abantu benshi muri iki gihe ndetse yashize iminsi rikora ibitaramo muri BK Arena bikitabirwa n'abantu benshi. Pastor Julienne Kabanda yakunze kuvuga ko mu 2018 aribwo yagize iyerekwa ryatumye atangiza Grace Ministries. Ifite intego z'uko myaka 7 izaba yarafashije abagera kuri 2 miliyoni kwakira Yesu Kristo no gufasha abababaye.